On va passer chez les Rwandais et puis on va continuer à parler. Merci d'avoir été avec nous. Yo, turi kumwe. Reka rero dukomeze mu Kinyarwanda dutere ibiparu kuri uyu munsi. Samedi détente, spécial samedi détente UNI talk show kuko ejo naraswase sinari mpari kubera impamvu zinturutseho. Ntihagire uwo mbeshyera ngo impamvu zitanturutseho ngo sinakoze show. Tugiye guseka rero kuri zimwe mu nkuru twasetse kuri iki cyumweru kuri social medias. Inkuru ya mbere ari ukuvuga ngo hano hanze shaho hariho abana babaza ibibazo shaho babaza ibibazo narababwiye ngo mumbaze ibibazo ngo hanyuma nyine tuzabiganireho ndakubwiye ngo hariho ibibazo rero icyo turi buhereho duseka ni iki ngiki ye baba we ariko abanyarwanda baransetsa cyane yo hari umujene waje kubaza ngo ese abahutu batabona amashuri muri kagamisita ngo bashobora gushinga pakope yabo yo murakaza neza abafite ibibazo mu byohereze otherwise ni samedi détente tugiye kwisekera ibyo twasetse muri iki cyumweru byose turi kumwe ausare slubiza iwacu turi ku itariki ya 11 novembre harya novembre ni iki mu kinyarwanda Mutarama Gashyantare Werurwe Mata Gicurasi Kamena Nyakanga Kanama Nzeru Ukwakira n'Ugushyingo Ukuboza kabarashize ni Ugushyingo ariko uzi ko iyo ntekereje ngo amezi mu kinyarwanda buri gihe mba ngomba kubanza kuririmba iyo ndirimbo kugira ngo mbimenye turi kumwe my people muze muri amahoro n'umunezero kuko niyo gahunda ya UNI my people amahoro mbere rero yuko njya ku biparu twaganiriyeho muri iki cyumweru reka ndebe niba muri comment hari abahageze deja ariko sha abantu baryamye wasanga mwebwe iwanyu bwije cyane kabisa Nicolette Linda ndakubona ati nahageze Louise karibu nuko rero muri iki cyumweru inkuru isekeje twaganiriyeho n'ukuntu hari umujene waje kubaza ubwo azivuga simuvuza azivuge cyangwa muzajye kubireba kuri Facebook ariko baza ngo nibaza ko ari follow up ya video y'icyumweru gishize aho twavugaga ku bya Habyarimana twashyizemo na speech Habyarimana muri show nuko rero abantu batangira kwibaza kuri ku umurage wa Habyarimana cyangwa se ku ngoma ya Habyarimana uko ibintu byari bimeze n'uko abantu bari babayeho nuko rero umujene aravuga ati ariko se harya Habyarimana yari yarimye abanyarwanda amashuri yimaga mbega abanyarwanda bitwaga abatutsi amashuri ariko akabareka bakagenda gushinga amashuri yabo nka za pakope hanyuma bakanakira bakajya mu bucuruzi bakabakira nuko aravuga ati mbega urwango urwo ni rwo rwango rero nirwo rwango nyine Habyarimana yangaga abitwaga abatutsi noneho rero ubwo rero bizana ikibazo kivuga ngo ese uyu munsi abahutu batabona amashuri muri kagamisita bo bashobora gushinga pakope yabo my people bashobora gushinga pakope yabo ngaho mubimbwire hanyuma nimusanga hari n'iyashinzwe hanyuma mutwereke aho iri ahagana hehe ngewe rero icyo ntekereza cy'impamvu Kagamisitani yanga cyane abantu bakira n'abantu bakwiga n'impamvu azahora yifuza kuyobora igihugu cyuzuyemo injiji n'abakene
urumva se erega ni gahunda ntimukajye mubona abanyarwanda barakennye barakeneshejwe mukagira ngo ni ibintu byabaye paragisida n'ibyo bashaka barashaka igihugu cyuzuyemo injiji n'abakene kubera iki kugira ngo bakomeze babakandagire babakandamize bya hatari urumva se kubera ko anko kaga atinya abakire atinya abakire kuko abizi neza ko ku bwa Habyarimana ibyo ngibyo bari kuvuga ngo abantu bimwaga amashuri ariko bakagenda gushinga za pakope zabo hanyuma bakanakira bakanacuruza reka sinakubwira ubukire bwabo harimo benshi babukoresheje iki basponsorinze inkotanyi zikora iki zihanura Habyarimana zifata u Rwanda ku ngufu my people none se muba mwumva ibyo bintu anko kaga atabyibuka arabyibuka agomba rero kubaho akenesha abanyarwanda abagumisha mu bujiji kuko abanyarwanda kujya kwiga no kujya kwishingira amashuri n'iki byose no kujya muri bizinesi bagakira wabwirwa n'iki se ko batakoresha ubwo bwenge bwabo n'ayo mashuri yabo n'ayo mafaranga yabo baguhirika akaba ariyo mpamvu rero ibintu byifashe uko byifashe mu gihugu cyacu indi nkuru rero twari twasetse iki cyumweru ni ukuntu ngo ba bantu bitwa abaswa my people ngo muzi se noneho ubundi buswa bagezemo ngo dore ubundi buswa bagezemo ndakwambiye ngo donke ngo mushayidi wafunzwe injustice ngo nawe azahabwa amnesty hamwe n'abamufunze abaswa bakomeje kudusondeka ariko uzi ko wasanga bampatse ibihugu bashaka kudukina umukino nk'uwo bakinnye abantu bo muri South Africa urumva se kwa kundi bafunze Mandela bakamukanda barangiza yasohoka bakazana biriya bintu bahora bafabricatinga fake heroes ngo babahaye za prix Nobel ariko bakamuha prix Nobel hamwe n'abamufunze hamwe n'abibye igihugu cyabo hamwe n'abakandamije le peuple hamwe n'abasahuye hamwe n'abagifite ubukire bwose urumva Mandela bakaba bamuhaye prix Nobel hamwe n'aba oppresseur donc the oppressed and the oppressor babahaye prix Nobel hamwe hanyuma ngo batanze amnesty ngo barababariye hanyuma ubukire bwose busigaye mu maboko yande mu maboko ya za killing machine zaho urumva se busigaye mu maboko ya baba oppressors ni ukuvuga ngo aba oppressors hejuru y'ibyo babasahuye hejuru y'amaraso yose bamenye n'iki byose bakagerekwaho no kugumana ubukire bakuyemo mbega ni nko gufata umujura yarakwibye ukavuga ngo uramubabariye ukavuga ngo n'ibyo yakwibye byose ngo nabyigumanire urumva wowe abana bawe bagume mu bukene no mu butindi no mu bujiji abafunzwe bagumane ibyo bagusahuye hanyuma rero nawe wari waribwe nawe mwembi mubabarirwa mushayidi bamuhimbiye ibyaha dore ibi ni bya bindi navugaga ko abantu bagomba no guhera kuri reparasiyo mushayidi bamuhimbiye ibyaha bamufungiye iki hanyuma abantu bagashaka kuturimanganya ngo amnesty ngo donke ngo harimo na ba mushayidi kugira ngo wenda abantu babaswa urabona se bumve ngo mushayidi bakeke ko amnesty ari mushayidi kumbe nyuma ya mushayidi basesekemo na za killing machine yo my people abaswa tugomba kubyamagana tukabyamagana hakiri kare kugira ngo batazadukina imikino nk'iyo bahora bakina za South Africa urumva se kuko numva abapolitisiye b'abanyarwanda babivuga ngo ngo nka South Africa na Ingabire yarabivuze rero mperutse gukritika Ingabire hanyuma abafana ba Ingabire nta n'isoni baza kuntera amabuye ngo nakrititse Ingabire ngo navuze Ingabire ni idore wabo ngo ibiki n'ibiki ngo ni intwari ngo yagiye i Rwanda ngo umuntu uri i Rwanda ntabwo agomba kuvugwa
ariko ibyo ni ibiki banyarwanda banyarwandakazi, kuki mwigira intama? Nimwigira intama muzatuma habaho abayobozi b'ibirura, un peuple de moutons engendre les dirigeants de loups. Nimukomeza kwigira intama muzatuma abayobozi bazabaho bazaza ari ibirura. Aba bapolitisiye bose uri muri politike wese ni umukozi wacu, arashaka akazi ko kudukorera, yibeshya azana politike mbi, tumujugunya hanze, tumutamaza, tumubwira ko yakosheje, tumubwira tuti ushatse wanava no muri politike, ushatse twanakwirukana. Kubera iki se? Urashaka kudukorera. Niba tubona utadukorera neza se kuki tutabivuga? Nta bya idole, nta idoratiriza ngo abapolitician, nta kuvuga ngo kuko ari mu Rwanda ngo ntago bamukritika, kuko ari mu Rwanda. Dore noneho mbibarize, niko ngo Ingabire akorera u Rwanda ngo nta kumuvugaho. None se nimumbwire, harya Uncle Kaga wakorera he? Uncle Kaga wakorera he my people? None se kuki we mumupinga? Kuki we tumuvuga, kuki duhora tumubombarda intellectuellement? Ntakorera i Rwanda? Cyangwa noneho harimo ivangura, hari abantu bakorera i Rwanda umuntu ashobora gukritika, hari n'abandi bakorera i Rwanda umuntu adashobora gukritika. No, kuva bose aho baba bakorera hose bari muri politike nyarwanda bavuga ngo barashaka kuyobora u Rwanda, barimo baravuga twebwe abanyarwanda, biratureba aho baba bari hose. Niba bazanye politike za feki, politike zo kudusondeka, nta n'isoni ngo nka South Africa ngo barashimira inkotanyi ko u Rwanda rutabaye nka Somalia. Njyewe rero iyo umuntu avuga biriya bintu mpita mbona naho ubumenyi bwe mu mateka no muri politike internationale bigarukira. Niyihe mpamvu Somalia yabaye Somalia? Ese mwibwira ko u Rwanda rutabaye nka Somalia kubera ko ari inkotanyi? Mbega ibyo ngibyo ari inkotanyi? Ibyo byerekana ubuswa muri politike, kuko abanyamerika baje gushyiraho inkotanyi. Ikiriya gitabo cya Onana ni igitabo cya Noel Danyuzwe n'izindi research nyinshi zikwereka ukuntu Amerika ariyo yafashe u Rwanda, bohereza n'abasirikare bo gufasha inkotanyi, bayiha support. Ni gute umuntu w'umupolitiki uri muri politike atinyuka akavuga ngo inkotanyi ngo ntago u Rwanda rwabaye nka Somalia? Muzi impamvu se Somalia yabaye Somalia n'impamvu u Rwanda byo rwabaye uko byagenze? Abari barimo batsindwa bashyira desordre muri Somalia ni bande? Ni Abanyamerika. Urumva se? Nibo bagize Somalia disorder, bagafata abasomali bakabita ngo Somalian pirates. Kuki batari Somalian marines? Niko ari amazi Somalian pirates baba barimo n'ayandi. Ari amazi ni ubutaka bwa Afurika, ni amazi yabo, ni inyanja yabo. Hanyuma bagahurirayo n'Abanyamerika bo bavuye all the way muri Amerika. Ntago mwibaza n'impamvu Abanyamerika bo bari muri ariya mazi bahura n'Abasomali bari gupatrolinga inyanja zabo ngo Somalian pirates. Donc Abasomali bo bitwa aba pirates, Abanyamerika bo bakitwa ba marines. Hanyuma Abanyarwanda n'ubuswa bwinshi muri politike ngo u Rwanda ntago rwabaye nka Somalia. Kuki Somalia yabaye nka Somalia? Duhera aho ngaho. Hanyuma ukumva bazanye n'izindi analogy zitari successful, ngo South Africa, ngo Mandela. Oh my goodness my people, tuzasondekwa muri politike kuva ryari kugeza ryari? Ibi bintu njyewe narababwiye sinshobora kubyihanganira. Aho waba uri hose, uwo waba uri wese, kuva ugiye muri politike ugomba kuba challenged. Urashaka akazi ko kuyobora Abanyarwanda, urashaka akazi ko kuzana ibisubizo, rero ugomba kuba uri umuntu ufite ibisubizo. Kandi niba ufite ibisubizo bya feki, ibisubizo byawe nawe ubwawe tuzabyamagana aho waba uri hose, niyo twaba twarigeze kugusapotinga. Nta unconditional support muri politike. Unconditional support ni hagati y'umubyeyi n'umwana. Urumva se? Akahorani kaboneka nyina w'umuntu. Aho niho habamo unconditional support. Ahandi hose cyane cyane muri politike no, tugusapotinga kuko uzana ibisubizo bizima. Uzanye ibisubizo bya feki tukwamagana. Ati ngo iki? Hanyuma wabivuga wabyamagana, abantu bakazana ifujo n'ubuswa bwinshi cyane na agresivite ngo ngo ngaho se jya manuka i Rwanda ngo hanyuma ujye kumurusha.
ukagira ngo abantu bose barota bagiye i Rwanda kwiyamamaza no kuyobora u Rwanda. Niko, ninde wababwiye ko abantu bose baharanira bapinganirwa kugira imyanya muri politike? Hariho abantu biyemeje tout simplement guservinga izindi cause kugira ngo abanyarwanda babe éveillés, réveillés politiquement. Urumva se? Ako njyewe niko kazi nihaye. Nta muntu mpinganwa nawe, ntago mfite ngo ambition ngo yo kuzajya ngo kwiyamamaza ngo ahaha mbabere umuyobozi. Narababwiye ko nimunshaka muri politike muzakora petition. Njyewe narababwiye ngo sinzigera mbiyamamazaho. Njyewe nyobora injiji n'abakene, ariko abantu barwanira no kuyobora injiji n'abakene baransetsa cyane. No, 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 no. Gahunda yanjye ni ukwigisha abanyarwanda bakava mu bujiji bakava no mu bukene. Hanyuma une fois abanyarwanda bavuye mu bujiji no mu bukene, nta n'umupolitisiye uzongera kubabeshya, uzongera kubasondeka. Abanyarwanda barasondetswe cyane cyane cyane, birandya bikangera bikandya, ariko nabiboneye umuti. Ni ugucalenjinga muri politike, ni ugukora bombardement intellectuel, ni ukweduka abantu mentalement, spirituellement, meme no kuzana gahunda za entrepreneurship kugira ngo abantu bave mu bujiji bave mu bukene, and then ntago tuzagira abakrimineri n'abadictatorship badukontorora batuyobora cyangwa se abaswa batujya imbere. No, bazajya bazana ubuswa tubacalenjinge tubamagane. En fait nibyo byabayeho rero hanze aha ngaha muri politike nyarwanda. Yo basigaye batuzanaho nonsense tugahita tubagurukana. Babimenye ko burya si buno abanyarwanda bamenyereye kubeshya no kurimanganya, n'abapolitisiye bamenyereye kuroha abantu birirwa barimanganya ngo nibo bafite ibisubizo kandi nta bisubizo bafite. No, generation yatubanjirije yarabeshywe, yaratobanzwe, yarasondetswe, ariko my people twebwe tugomba kubyamagana kugira ngo birangirire kuri twebwe, birangirire kuri twebwe. Oh my people. Nutwo dukuru rero dutoya nari mfite aha ngaha, otherwise mu kifaransa nari mbimubwira abantu ko tugiye kuboyikota kandi twatamaje aka gatipe ngo ni DDB kagiye kuvuga kwifotoza iruhande rwa killing machine Kagamisitani, kakavuga ngo ni role model. Bana amaze kukaramasa bya hatari, nakareze no kuri murumuna wa no kuri Daju murumuna wa Gims. Urumva se? Hanyuma mwereka ko aziranye na Daju, aziranye na Gims. Gims we ni umukongore. Gims yakoze indirimbo avuga ati Kagame rime avec Kagame y'abanazi. None undi nawe yagiye hariya ngo role model. Urumva se? Ariko abayivuariye nuko bababarira, nabo ubwabo ntibamerewe nabi, nabo ubwabo iwabo murabizi ko bababombarize bagashyiraho uriya Watara nawe ni umuhouse nigga. Urumva se? Nawe ameze nka Kagamisitani, ariko nibe na Watara. Urumva se? Nibe na Watara we murabizi ibyo yakoze Bagbo. Yego yamukoze ibishitani, baramukidnapa bamujyana i Burayi bamushyira muri za ICC n'iki byose, ariko ibibi birarutanwa. Urumva se? Ibibi birarutanwa. Kagame we yishe Habyarimana, yica na perezida w'u Burundi, ajya no gukora kudeta muri Congo. Ibibi birarutanwa. Anyways, rero reka njye muri comment ndebe ibiparu bihari, ndebe uko iyi samedi detente yifashe, hanyuma ubuzima bukomeze. Ninsanga mwese mwaryamye ubwo nanjye ndikomereza. Twebwe turacyari kare, turacyari ku manywa. Vancouver tugeze saa 7 n'igice, ubwo mwebwe iwanyu wasanga ari mu bicuku mu ijoro, reka sinakubwira. Nuko tugeze muri comment rero. Nicolette Linda ati Louise ati nize muri lycée Notre Dame, ati hari abatutsi hari n'abahutu. Iyo bavuga ko abatutsi batabahaga amashuri, njyewe nyoberwa iyo babikura. Abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Erega ngo hariho niba ari ibintu ngo by'iringaniza, ngo hanyuma nyine bagaha abantu amashuri bakurikije proportion ya pourcentage yabo muri societe. Bivuga ngo niba bakonsidera ko ngo abatutsi ngo ari 15%, ubwo yenda iringaniza nyine ryabahaga imyanya ijyanye n'ibyo ngibyo. Antuka sinzi,
ariko se abanyarwanda icyo bavuga nuko niyo atabaha amashuri akabaperimeta ngo kujya gushinga amashuri yabo, tuvuge yenda ko atabahaye amashuri, ariko noneho ntabahaye amashuri arabemereye ngo nibagende gushinga amashuri yabo, urumva se ngo hanyuma ngo banikorere na business, hanyuma bagashinga amashuri yabo. None se uyu munsi kuri uyu munsi ku bwa Kagamisitani abo yimye amashuri bemerewe kujya gushinga amashuri yabo? Erega kuva kera ibintu byo gutanga amashuri byahoraga birimo favoritisme, urumva se? Mwibuke ko abanyaburayi bagera mu Rwanda barabanje nyine bashinga ayo mashuri, ubundi se kuva kera amashuri yari iki? Ntihabagaho amatorero abantu bajya kwigamo, ahantu hose nta nubwo barwaniraga kujya mu ishuri, urumva se? Hari abantu bajyaga mu ishuri hari n'abatajyaga mu ishuri. Hanyuma rero abanyaburayi baje, mwibuke ko nibo batangiye ibyo bintu bya favoritisme, kubera ko barabanje biyegereza monarchi, abo bakarasifayinze nk'abatutsi, barabanje barabiyegereza aba ari bo bonyine baha amashuri. Muribuka se ko kera ko icyo gihe higaga abana b'aba aristocrate babitwa abatutsi gusa, urumva se? Nta bandi bemerewe kwiga, ari nka bake cyane mbarwa, urumva se? Noneho rero izo ni trick abantu bahora bakina kugira ngo nyine bagire privilege ku bantu bamwe, urumva se? Ariko ni trick kuko ni hahandi n'abo ngabo babahaye iyo faveur ngo yo kujya muri ayo mashuri, ni une façon yo kubakorompa, urumva se? Ni une façon yo kubateking over, kuko urumva bafasha abana bo muri ba elite gusa aba ari bo baha amashuri, en même temps bagiye kuba brainwashing, kuko se amashuri yabo ni ayiki? Amashuri yabo ni ayo kuforomata, bya bindi yavuze ngo barabaforomata. Amashuri yabo ni ayo kubaforomata no kubahindura ibikoresho byabo, so en même temps babyerekana nk'aho ari privilege ngo babahaye ayo mashuri, bakanexclure n'abandi, bagakreye iyo tension muri societe, en même temps ariko n'abo bahaye amashuri ni handi nabo bagiye kuba brainwashing. Nuko rero nibaza ko ari nk'ako kantu kakomeje, kuko n'abakurikiyeho nyuma yabo noneho nabo barabireversinze, ako kantu gahora kariho, kuko abantu bibwira ko nyine kwiga aho kugira ngo babone ko igihugu cyakira abantu bose bize, abantu bose bafite bari eduke, ko igihugu cyagenda neza kurushaho, abantu bagahora bashaka ko abandi bagume mu bujiji, noneho rero twige twenyine, noneho tubakontorore. Anyways, iby'abanyarwanda. Fondation Ibrahim, merci. Sache que le travail que tu es en train de battre n'est pas en vain. Merci, mais l'impact est grand dans la société. Merci. On est ensemble, la famille. On doit vraiment toujours regarder au-delà de nos petits pays et voir toute l'Afrique et faire ce qui est bien pour le maximum de gens possible. Le Kagamistan, là, ne profite qu'à une infime petite minorité et c'est inacceptable. Et parce qu'il opprime la majorité rwandaise, la majorité congolaise, des millions et de millions souffrent pour nourrir et pour qu'une petite extrême minorité puisse vivre dans l'extrême richesse. C'est inacceptable, la famille. Semusoni komera Louise, komera cyane. Semusoni ati guhimba ibyaha gusa se justice yo mu rugano. Nicolette Linda ngo barashaka amnesty nk'iya Sud Africa, ngaho abanyepolitike bageze fake sana. Ibyo bihita bikwereka ukuntu umunyepolitike amfete nta na politike nzima afite, kuko ninde muntu watinyuka kuvuga Afrique du Sud? Afrique du Sud muzi ukuntu abirabura muri Afrika y'Epfo babayeho nabi, urumva se? Kandi nibo basangwa butaka. Amfete Afrique du Sud ni murabona kuriya kuntu abatwa bagenjwe mu Rwanda, abirabura bo muri Afrique du Sud bameze nk'abatwa b'i Rwanda, urumva se? Ni ukuvuga ko
aba bapolitisiye b'abanyarwanda bavuga gahunda nk'izi ngizi baba bifuriza abanyarwanda bose gusubizwa inyuma n'amateka, bagahinduka abacakara mu gihugu cyabo, bagahinduka homeless, landless, hejuru y'abantu baje bagafata igihugu ku ngufu, ku ngufu. Ariko ye, hanyuma ngo murababariye, mubabariye ibiki se? Deja ni faible, muri faible, nta nubwo mubasha gukora resistance, hanyuma ngo murababariye. Kubabarira ni fake, ni ibintu biri faible, kuko iyo uri fort ujya muri resistance. Kubabarira umuntu urimo kwica, urimo gukandamiza, ukavuga ngo uramubabariye atanemeye icyaha, atanagusabye imbabazi, ubwo ni ubucakara mu mutwe. Hanyuma warangiza ukazana analogy na comparaison ngo Afrique du Sud ahantu abirabura babayeho nk'abacakara. Urabona n'izi gahunda zo kohereza ngo les immigrants refugiés i Rwanda, ni ukugira ngo justement bizabe nka Afrique du Sud. Urabona ukuntu Afrique du Sud huzuye abantu bahe na hehe na hehe na hehe na hehe na hehe na hehe, ugasanga bakavukira basangwa butaka barakandamijwe, bari hasi cyane, ni abakene, kandi kubera kubavanga no kubazanamo abandi benshi, ibibazo byabo ntibijya binanumvikana. Urumva? Ariko nimumbwire ko umuntu wifuriza u Rwanda kumera nka Afrique du Sud, nta n'ikindi gihugu muri Afurika wakwifuriza kumera nka Afrique du Sud. Ibihugu byabaye colonize, ibihugu minorite extreme, en fait bariya abazungu bo muri South Africa bitwara neza nka Kagamisita, kuko nabo ukuntu bakoze conquête, bakica bakamara abantu, bagasahura ubukire bwose, barangiza ngo ka amnesty. Buse murabona bataniye n'abariya bakolonizateri b'i Burayi. Ubu rero wabona abapolitisiye bashaka kudusondeka babaye recompense, my people muzabyitondere. Ubu wabona babaye recompense n'aba bampatse ibihugu, bakabaha some words cyangwa bakabaha za prix je sais pas kwa ngo uriya yarafunzwe, ngo ariko ni umunyepolitike, ngo ariko ngo arashaka kubabarira Kagamisita. Ukabona abanyepolitike bavuga amnesty, politike ya fake yo gukomeza kuzana akababaro n'ubutabe no kubera mu banyarwanda no gukandamiza fake justice mu banyarwanda, ukabona babahaye some words hamwe na Kagamisitani, ukabona noneho badukinnye mwene iyo mikino nk'iyo bakinnye abantu bo muri South Africa. Niyo mpamvu tutagomba kuba abafana. Umupolitiki uzanye politike ya fake tumwamagana, nta kuba abafana, hato batazadukina imikino nk'iyo ngiyo, hanyuma abantu bagakurikira nk'intama, kumbe bagurishijwe kera cyane. None se murashaka kumbwira ko ba Mandela batagurishije bene wabo? Barabagurishije kugira ngo bigerere mu myanya ya politike gusa. Hanze aha ngaha hari abantu bafite inyota y'ubutegetsi, bari ready yo gusakrifizinga abantu, ready yo kugurisha abantu. Urumva se, iriya nyota y'ubutegetsi ni nk'inyota inkotanyi zari zifite. Urumva se, inkotanyi zari zifite inyota y'ubutegetsi ya danje, kugeza aho zigambanira abanyarwanda, zikagambana, zigashoza intambara, zikica abakuru b'ibihugu bibiri, zigaprovoka jenoside. Iyo ni inyota y'ubutegetsi. Hanyuma zikagirana kompro na bampatse ibihugu bakabafata bakabatereka ku ngoma. Iyo ni inyota y'ubutegetsi. Bo batareba ngo ibi bintu bizatwara amaraso angana ati, bizazana injustice ingana ite. Bo barirebera tout simplement ngo turashaka kugera ku butegetsi. Hanze aha ngaha rero my people, hariho n'abandi bapolitisiye. Urumva se, bashobora kudashoza intambara imena amaraso nk'iy'inkotanyi, ariko politike bakora nayo igahemukira abanyarwanda bangana n'abababaye. Urumva se, kuko mwibaze nka politike ya amnesty, abanyarwanda yahemukira uko bangana. Injustice sur injustice. Urumva se, so bashobora kudashora intambara nk'uko inkotanyi zashoye intambara kuri iyo nyota y'ubutegetsi, ariko nabo ubwabo kubera inyota yabo y'ubutegetsi, nabo ni hahandi bakazana politike za kirimbuzi zikomeza kugumisha abanyarwanda mu bucakara, mu butindi, mu bukene, zikomeza gusigasira
ubujura, ubugome na injustice zagezweho. Barashaka gusigasira killing machine. Ibyo ni ibiki my people? Tugomba kubyamagana. Fondation Ibrahim, le jour où le Rwanda aura 5 personnes conscientes et courageuses comme toi, le Rwandais trouvera le vrai développement. Merci, merci. Vous savez quoi? Nous, la lumière, l'éducation, l'élévation, là, c'est comme du feu, quoi. Moi, je suis là, je partage mon feu, tout simplement. Je suis en train d'allumer les bougies des autres. Si j'ai une bougie allumée, j'allume les bougies des autres. Ça ne diminue pas ma lumière, mais ça allume tellement d'autres lumières, ça allume tellement d'autres bougies. Donc, merci, ça va arriver parce que le travail qu'on fait là, c'est le travail d'allumer et d'allumer plus de bougies. En étant nous-mêmes allumés, nous encourageons plus de bougies à s'allumer. Merci la famille, on est ensemble. Nicolette Linda ati waramaze niba waramukrititse turi muri demokarasi kuba yaritanze ntibivuga ko atagomba gukritikwa nibacire birarura. Yeah, exactly, thank you. Kandi niba tuvuye ku ngoma ya Kagamistan killing machine aho abantu badasuporta critique, hanyuma noneho tukagera noneho no muri ku zindi guverinoma zizazaho aho n'abantu nabo badasuporta critique, ubona ukrititse umuntu abantu bakaza kukutera amabuye ngo ni idole wabo ngo nta kumukritika ngo yagiye i Rwanda. Harya ubundi kuki kujya mu Rwanda bigomba kuba considere nk'igitangaza nk'ikintu cy'ubutwari? Ni ikihe gihugu kindi wari wumva umunyamerika yatashye muri Amerika akavuga ngo ndi intwari cyane natinyutse gutaha muri Amerika? Deja abantu nibanabona ko ibyo bintu byo kuvuga ngo ngo ni intwari kuko yatinyutse gutaha u Rwanda. No, ikibazo ni Kagamisitani, ikibazo ni iyo dictatorship criminel. Naho ubundi gutaha mu gihugu cyawe ntago byagombye kuba igikorwa cy'ubutwari. Kujya mu gihugu cyawe se byagombye kuba ikintu do special cy'ubutwari gute? How? Niba rero bigeze aho abantu bavuga ngo kujya mu Rwanda n'ubutwari ngo ibiki n'ibiki n'ibiki, ni uko u Rwanda rufite ikibazo. Noneho ahubwo ibyo byaba bihindutse, ahubwo kujya mu Rwanda ni nka mission suicide. ariko ye nababwira iki? Turashaka kumenya niba muziyamamaza, mujye mumenya ko turi muri demokarasi, ko mugomba gupresenta ibitekerezo byanyu, akaba ari ibitekerezo byanyu dutora cyangwa se twamagana. Niyo mpamvu muri demokarasi hahora habaho freedom of speech, kugira ngo abantu bose bavuge ibitekerezo byabo, noneho bamwe babyadopte ibindi babyamagane. Ibitekerezo bibi bizahora byamaganwa, ibitekerezo bizima ari byo byavanze. Niyo mpamvu rero abantu bagomba guhora bavuga ibitekerezo byabo, kugira ngo nyine tumenye uwo tuzatora. Bazajye mu matora, ariko mbere yo kujya mu matora tuzajya tuba challenging. Oh my god, presidential debate se ni ryari? Nicolette Linda tubuswa gusa kuba warize ukaba umuswa bigeze hariya. Burya rero kwiga ahangaha niho abantu nicyo kintu gihora gicanga abantu. Ku muntu yarize ariko ukabona hejuru yo kwiga hari ikintu ugomba kugira, ugomba no kugira umutima. Urumva se iki kintu abantu benshi barakibuze. Ugomba no kuba uri connect ku Mana. Urumva se ntago nzi niba abantu bandastandinga really role Imana igira muri politike, role n'umutima wawe ugira muri politike. Kuko iyo uri connect ku Mana ufite n'umutima wawe warihinze spiritually, rero ugiye muri politike uburi mbega operating ku yindi level. Urumva se kuko burya kwiga ntago bihagije, niyo mpamvu ubona abantu barize ariko bakajya mu bikorwa bya fake cyangwa bakagira ubuswa, ukabyibazaho ukavuga uti ko biriya ni ibiki? Ni ikibazo spirituel. Ni ikibazo cyo muri spirit. Bariya bantu ntago bari connect ku Mana, umutima wabo n'umutima nyabaki. Naho ngaho ibintu byifashe, naho ngaho bipfira.
ati jya ubabwiza nani na rimwe nta kuniganwa ijambo. Yo ndakubwiye ngo narabyiyemeje kandi naje muri Canada ndagenda muri université kwiga science politique niga relation internationale. Kera abanyarwanda bajyaga banseka ngo Lize wiga politique ni imisosi ntacyo bizamara nta kazi uzabona. Nkababwira nti sinshaka akazi ndashaka gusobanukirwa. Nari mfite inyota yo gusobanukirwa kugira ngo hatazagira umupolitisiye wongera kutubeshya. Twarabeshywe turabeshywa. I was like never again kubeshywa muri politike. Nziga politike nyimetirize ku buryo nta muntu uzongera kubeshya abanyarwanda. Iyo ni gahunda yanjye urumva se. Hanyuma kandi sinashaka no kujya muri politike kuko ntabwo nshaka gukoresha politike nzi n'ibyo ngewe nzi muri politike mbega nifatira abantu mbiyamamazaho. No, ndashaka gukoresha ibyo nzi nigisha n'abandi, nigisha n'abanyarwanda politike. Urumva se, mbega muri make mbakopeza. Ku ishuri habagaho ibintu byo gukopeza shaho kugira ngo twese dutsinde my people, kugira ngo twese dutsinde. Anastasia Mukakayumba wacu komera cyane, turi kumwe bizu Bea bizu ebana ejo nari nakubuze wallahi sha, ejo rwose kubera impamvu zinturutseho nta show yabaye. Hari abantu bambwiye ngo ubundi basanzwe bavuga ngo kubera impamvu zitanturutseho baba barimo barimanganya bakwepa accountability ngo kubera impamvu zitanturutseho. Simbabeshye rero ngewe rwose impamvu zanturutseho nta show yabaye, ariko uyu munsi nigaruye nabuze tuyimurire samedi. Nagize ngo Kagamisita yanshimutse wallahi. Yo ngewe mfite abasnipers abazibeshya bakanshimuta ni hahandi nanjye nzabasnipinga sha, nzabasnipinga. Mwibwira se ko ari mwe mwenyine mufite capacity? Bea ejo twarakubuze sha kabisa navuze ni kamemu ntago weekend iri burangire. Ubu show reka tuyimurire mu masaha ya rediffusion ariko byibuze dukore show. Ejo byari danje nakwambia Canada, ibikarito Vancouver sinakubwira. Kami iwacu bose bariga, upfa kuba ufite amafaranga, icyo biga ariko ntukimbaze. Amashuri ya fake si byose nk'ibi ngibi. Kera higaga abantu bake ariko byibuze abize bakaba bize nyakwiga, bakaba bize mu mashuri mazima, bakavamo ari abantu bazima. Urumva se, uyu munsi abantu bose bariga ariko se biga iki? Biga mu yahe mashuri? Biga si ibintu bizima. Bimaze iki ko higa abantu benshi kandi nta n'ikintu bari kwiga, bose bari gusondekwa? Ahubwo kwiga byabaye nka business. Aho kugira ngo urebe ngo ubundi muri ancient Kemet, impamvu Kemet ari civilisation exemplaire kuri njyewe, abantu barigishwaga bakavamo ari abantu bafite n'ubumuntu. Urumva se, nubwo hakwiga abantu bakeya ariko bakavamo ari abantu impeccable. Ntago ari gukeneye ko abantu bose biga kugira ngo igihugu kigire n'abantu bazima. Bya bindi bajya bavuga hariya ngo ubwinshi bw'uburosi bwo bukora umusururu, ibintu nk'ibyo ngibyo. My goodness. Haramutse hiza abantu, nubwo abantu bose batakwiga ariko byibuze bize bakiga neza kandi bakavamo ari abantu bazima, twakomeza tukaba abantu bazima. Ariko se abantu bose bariga ariko bose bagasondekwa. So what's the point? Musoni ati nta muganda ushobora kunzanaho fake narrative yuko hari racism imbere ya 1994. Icyo nzi neza nuko cyari igihe bya nepotism na regionalism, ivangura ryadutse a partir ya 1995 pour des raisons connues. Herega buri leta igira ibyaha byayo. Urumva se, abantu bashobora kwanaliza buri leta objectivement.
ariko inkotanyi zarakabije kuko zo nta nubwo zanarize ibintu objectivement ngo zirebe ibyari biriho, ngo noneho ngo bavuge bati twakosora aha tugakomereza aha ngaha, no, bo bashatse guharabika ibintu byose no guhindura ibintu byose na zeru no kugira ngo nk'aho u Rwanda rwavutse muri 94 kandi ari bo barubyaye. Mbega bashaka kutwumvisha ko u Rwanda rutabagaho kandi nubwo rwabagaho nabi cyane, ko donc u Rwanda rutangiye kubaho muri 94 aho barubyaye kandi aho barubyariye ko bari ababyeyi beza cyane. Ababyeyi ba hehe se? Ibirura birya intama gusa. Ati birabura bo muri Afrique du Sud baviriyemo aho. Abazungu bihereranye Mandela maze les noirs baviramo aho kandi bari bamaze kugira resistance. Exactly, ahubwo yapfubije revolution. En plus bariya abazungu nibo bafite richesse zose. Exactement. Baramwihereranye baranegosiya bamuha uduprivilege, ahubwo hari umuntu wananyandikiye ati muzabaze abo bantu iyo amnesty Mandela yahaye abaje gusahura, abishe, abatwaye ubutaka bwabo, ariko akananirwa kubabarira umugore we Winnie Mandela. Winnie Mandela wamubereye umugore akamurwanaho, Winnie Mandela watotejwe. Winnie Mandela yatotejwe kubera Mandela, kandi Mandela yari yaramurongoye akuze. Winnie Mandela ari umudamu w'umujene, tellement une belle femme quoi. Arangije aratotezwa azira umugabo we, ariko aramudefanda. Muribuka ifoto basohoka muri prison, ariko Mandela bakora uko bashoboye bamutanya na Winnie, kandi Winnie burya nawe yari umuresista wa hatari. Hafete n'impamvu zimwe mu mpamvu ngo yaratanye na Winnie, impamvu banamutanyije na Winnie nuko Winnie atashatse iriya traître, kuko trahison Mandela ni nkaho yakoze trahison kuri cause. Winnie ati no. Rero Mandela yagumana na Winnie nta byari kuba ibindi, ariko barabatanyije nawe ubwe yemeye gutana nawe. Ibaze nawe umuntu ubabarira bagashaka buhake, abantu babagize abacakara, ariko bikamunanira kubabarira umugore we, umugore nka Winnie Mandela. Na Afrique du Sud fake cyane. Iyo numva abapolitisi babivuga mpita menya revo yabo ko barashaka kudusondeka. Urumva se, afazari bave muri politike aho kugira ngo bajye muri politike bazadusondeke. Ese ubundi kuki abantu batsimbarara bakaguma muri politike, bakaguma bakatwihomaho, ntago bashobora kujya gushaka kandi kazi niba tubamaganye, niba tubabwiye tuti aka kazi ntako mushoboye, mugende mushaka kandi kazi. Anastasie Mukakayumba ati imbabazi bavuga ni uguhakirizwa no kunyoterwa n'ubutegetsi batitaye ku baturage. Exactly, ni uguhakirizwa. Kandi mwarabibonye neza ko abapolitisiye bari hariya i Rwanda bariya ngo badashaka ko dukritika, bara flip floppinga. Ibintu bya flip flop murabizi, ibintu by'uyu munsi wavuze ibi, ejo wavuze ibi, bagucalenjinga ngo ngo mwanyumvise nabi. Hiya bakumvise nabi how? Bivuga ngo bashobora no kuba bavuga ibintu uyu munsi kugira ngo bahakirizwe gusa, bashobora no kutubwira ngo politike yacu uyu munsi ni iyi ngiyi kugira ngo bahakirizwe gusa, cyangwa babonye vote zacu, bagera ku buyobozi ejo bundi bakikorera ibindi, bakaduhindukirana, bakatubwira ngo twari twarabumvishe nabi, ngo si ibyo ngibyo badusezeranije. Attention my people, nta byo gukina. Abanyarwanda twarabaye bihagije, amaraso yamenetse too much kugira ngo ariya maraso yose ameneke. Kiriya ni ikiguzi, iriya ni price. Abanyarwanda bamaze kwishyura price iri so much. Rero ntabwo abanyarwanda bamerita gusondekwa hejuru y'ariya maraso yose, bakagerekwaho no gukomeza kudusondeka. Never no. Uwo ari we wese my people, uwo ari we wese ushatse kudusondeka tugomba kumwamagana. Naho ngaho politiki igeze mu banyarwanda, tugomba kumubwira tuti jya gushaka akazi ahandi. Harya ubundi nturi umukontabure,
jya gushaka akazi muri comptabilité, harya ubundi nturi iki n'iki n'iki, jya gushaka akazi aho handi, urumva se? Twebwe muri politike out, 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 ntago tugukeneye kudukemurira ibibazo because clearly ibibazo byacu ntabyo uzi, nta nubwo ufite ibisubizo. None niba utadufitiye ibisubizo uramara iki muri politike? Out! Simusoni ati erega abanyarwanda turaziranye, icyo tugomba kurwanira ni uguca kiritire yo kubeshya nk'aho kuba baraciye ibitanu basibye memwari zacu twari duciye akenge. You know, hashyizeho na F yo. Beya ati oya ntago tuzongera kwemera umuperezida duhawe na ba gashakabuhake. Exactly. Biyamamaze batwiyamamazaho nka biriya byo kujya hari n'igihe baba bavuga ibintu byo kugira ngo bashimishe ba gashakabuhake Justin. Izi disikuru za nonsense hari igihe bajya baba babivuga kugira ngo bashimishe ba gashakabuhake, nka kuriya hanko kagahora akora ibintu byo gushimisha ba gashakabuhake gusa. Abanyarwanda bishwe n'inzara, bishwe n'ubujiji, we arimo arashimisha bamatse ibihugu. No, never again. Nuko ati Bea ati nibyo hari les politiciens qui veulent le pouvoir à tout prix, ariko ntago tuzabyemera kuko twacanye ku maso no ku matwi. Gahunda ati sister wacu iki kiganiro cyawe ni cyiza cyane, ibi bintu byo gufata Ingabire nka ikone idakorwaho ni bibi cyane. Nanjye nahuye n'abo bafanatike badashaka ko haba critique n'imwe. Nta idole, nta ikone, nta fanatisme. Ingabire yafashe initiative personnelle ye ajya mu Rwanda. Ninde yagishije inama? Ntago yatwiyamamajeho mbere yo kugenda, ntago yabonye amajwi yacu mbere yo kugenda, nta majwi yacu afite. Urumva se? Harimo ariyamamaza nk'abandi bose, agomba kuba critique nk'abandi bose. Urumva se? Arashaka akazi. Mumenye responsabilité zacu nk'abaturage ni twebwe ba nyiri igihugu. Abapoliticiens ni abakozi bacu, barashaka akazi ko kuducungira igihugu. Nk'iyo ufite urugo ugashaka umukozi wo kugukorera akazi, ariko rero nta guhindukira ngo kuko umukozi yaba akora akazi keza mu gihe akoze akazi keza kandi abihemberwa. Ese muzi ko aba bantu bose baba batwiyamamazaho hari n'abantu bo kujya kuba mu mazu twishyura, kugenda mu modoka twishyura, noneho no kubaho mu mushahara wabo wishyurwa n'imisoro y'abanyarwanda. Mumenye responsabilité, hanyuma mugahindukira mwebwe, ari twebwe ba nyiri igihugu, ari twebwe ba boss, ari twebwe bakoresha, mugashaka kujya gukisinga asi y'abakozi bacu. Abantu ibyo bintu iyo ni politiki icuramye. Abanyarwanda ni understanding power yanyu, understanding responsibility yanyu, understanding position murimo, muve muri ibyo bintu bya fanatisme. Nta muntu n'umwe, umuntu yafashe gahunda ze yararyamye harota ngo ayobora i Rwanda, ava i Burayi agenda i Rwanda. Ibyo se bihuriyeho natwe? Ntaho bihuriye. Niba afite ambition, niba afite inzozi ze, ni inzozi ze. Ariko rero izo nzozi niba the cost yo kugira ngo umuntu agere ku nzozi ze bisaba ko abanyarwanda baguma mu bucakara, bigasaba ko abanyarwanda barimanga ngo basondekwa muri politike n'amaraso yose yamenetse, ntabwo ibyo bintu tugomba kubyemera. Ambition z'abantu no, tugomba kureba natwe igihugu cyacu ibyo tukifuriza, turifuza abakozi bameze gute. Rero peu importe ambition z'abantu, niba abantu batadufitiye ibisubizo ntago tugomba kubakurikira, ntago tugomba kubasapotinga. Izo sacrifice bakoze bazikoze muri ambition zabo, izo sacrifice ntago ari twebwe bazikoreye, barimo barazikora kugira ngo bagere ku myanya bifuza, ntago ari twebwe bakorera. Urumva se? Nta mupoliticier rero ufite ijwi ryacu. Ijwi ryacu tugomba kurikoresha muri intérêt suprême de la nation. Abapoliticier batwiyamamazaho tugaselecta abatadufitiye ibisubizo out. Uwo ari we wese my people, mumenye position yanyu. Ndi mwebwe, ni twebwe ba nyiri igihugu, baradushakaho ku kazi, ni twebwe tugomba kudesida niba ako kazi tukabaha cyangwa se tukabima.
dufite uburenganzira bwo kubakritika, dufite uburenganzira bwo kubima sapoti yacu niba tubona batadukorera, dufite n'uburenganzira bwo kubirukana. Byo kuvuga rero ngo bagiye gukorera politike mu Rwanda na Kagame akorera politike mu Rwanda. Kagame se akorera he? We se niyo ahurudutse akava i Bugande akajya gufata u Rwanda? Beat, nous avons la liberté de nous exprimer, le pouvoir nous appartient, nous, le peuple. Exactly. Mumenye tumenye responsabilite zacu. Yo my people, isaha irageze rero, simbatindire, byari ukugira ngo nyine kamemu weekend, nyine murabizi ko weekend tuba turi kumwe, kamemu nubwo naswase vendredi byibuze samedi turahari. Nuko Beat ntabwo tuzatora ubwoko, tuzatora Rotara, un politicien qui se distingue par son charisme et son programme politique. Ni gutyo ubundi abantu bose bakora muri demokarasi, ni gutyo abantu bakora. Kandi niba dushaka kuzabaho muri demokarasi, tugomba kugira maturité politique yo kugera kuri iyi level. Urumva se? Ni iyi level. Nta byo kuza kutubwira guriya ni umugore mugenzi wawe. Umugore mugenzi wawe se agiye muri politiki adugusondeka wamusapotinga just ngo kuko ari umugore? Ntago tubyemeye. Cyangwa ngo ni mwene wanyu, cyangwa ngo ibiki n'ibiki, on s'en fout. Tugomba kumva ibitekerezo bya buri wese, tugahitamo abafite ibitekerezo bizima. That's it. Iyo niyo test abanyarwanda bagomba gutsinda. Icyo nicyo kizerekana maturité politique. Iyo maturité rero abayifite muri twebwe bayimanifeste. Noneho mu kuyimanifesta n'abandi bazajya babigenderaho. Urumva se? Kuko amfete abantu baje bakadusondeka, ntiturire, ntidutake, urumva natwe byaba ari amakosa yacu. Urumva se? Kuko iyo abantu baguteye bakagusondeka cyangwa iki muri politike, hanyuma nawe ntubacalenjinge, urumva ko nawe uba ubifitemo responsabilité. Niyo mpamvu rero tutagomba guceceka. Yo bakosa tubara amasa. Urumva se? Kugira ngo batazigera banatumenyera na rimwe mu buzima, batazigera banadusitaraho batwibeshyaho ngo bazadusitaraho duceceke. Hells no. Anastasia Mukakayumba ati amasaka aragenda yivangura n'urukungu, ariko se kuki umuntu niba afana runaka yumva ko bose bagomba kumufana? Exactement. Oya ni byiza cyane, njye ndabikunda. Uru rugamba rwaratinze kugira ngo Imana izatwereke, abantu bose batwiyereke, hanyuma rero justement abantu bagende bivangura. Ndakubwiye ngo tuzagira abayobozi beza, kubera ko tuzaba twarabacalenjinze kandi nabo bazaba barivanguye baratwiyeretse. So good. Kuko tubacalenjinga niko batwiyereka. Reba nk'umuswa ukuntu twamwemeraga, reba noneho ukuntu yatwiyeretse, reba ukuntu twamucalenjinze noneho akarushaho kuba umuswa. Biriya byose iyo urugamba rudatinda ntabwo twari kuzapfa tubimenye, twari kujya tumufana gusa ngo azi amategeko avuga neza. Byari kera ataratwereka ambisiyo politike ze, ataragera muri politike ngo ashake kudusondeka. Noneho yashaka kudusondeka tukamucalenjinga, twamucalenjinga agasara. Tugomba kubacalenjinga kugira ngo banagaragare batwiyereke. Yesi iyo babaye challenged bigenda gute? Hati ngo iki? No, twarasondetse bihagije. Nicolette Linda ati exactly, kwikonekta ku Mana. Yo, iriyo connection n'Imana itariho n'ibindi byose bigenda nabi. Kandi icyo nicyo kintu kibura. Buriya na Kagame Stani nicyo kintu abura. Kagame ntago ari connecte ku Mana na gato. Niyo mpamvu ibintu bye byose bizarangira nabi cyane. Beya. Erega ngo winjira muri university uri imbwa ugasohokamo uri umurizo. Abasore benshi barize. Erega dayeri kwiga amategeko sibyo bivuga ko uzaba umupolitisiye mwiza. Ingabire yize contability, ubwo sibyo bihuriye na politiki. Erega abantu bashobora no kuba barize ariko n'ibyo bize nta naho bihuriye n'ibisubizo dukeneye. Urumva se? Barize ariko se niba barize shimi, ndibuka kera bajyaga bavuga na wa wundi Agatuwiringiye Imana. Yigeze kubona video Agatuwiringiye Imana wari warize yarabaye premier ministre, umugore uvuga ariko se yari yarize shimi.
ibaza umuntu yize muri shimi arangije asimbukira muri politike, ubwo si ibibazo dufite bihuriye he na connaissance na experience ye afite ya shimi no kuba umwarimu wa shimi? Hanyuma mukibaza impamvu abantu basondekwa. Ariko mana, abantu bashobora no kuba barize ariko ibyo bize ntaho bihuriye n'ibibazo dufite. Noneho ibyo bize bitanahagije ngo batuzanire solution dukeneye. None ariko kubera ko politike ari domaine abantu bose bapfa gusimbukiramo, noneho rero bakaza kandi batwempressiona ngo barize, ariko si ibyo bize bihuriye he n'ibyo dufite n'ibibazo dufite n'ibisubizo dukeneye? Ni ukumva ngo barize. Ibintu bize bishobora ari kuba ari irrelevant to the problems we face. Ngando ati nacitswe koko wowe sister kuva ejo nariho ncunga you&I talk show. Bana kabisa kubera impamvu zinturutseho naraswasa, ariko kameme navuze nti weekend ntiri burangire, reka mu masaha ya rediffusion twiganirire. Nuko Nganda ati abanyepolitike bigira utumana ngo ntawabavugaho nibagende bigira ibigirwamana bidakorwaho kandi bose bakigira ndi ngabo bwacya bagahenera umugina ntago tuzabyemera. Bumve ko abanyapolitiki ari abakozi kandi baza muri politike bafite iyo attitude, bemere ko ari abakozi cyangwa se bafite attitude ko ari bo badutegeka nk'aho turi intama y'impumyi zicishwa aha. No, burya si buno sefini. Beabe ngo yaratangiye kundangisha. Reka sha, turi mu biganza by'Uwiteka, tugendera mu Mana, ntimugahe Kagamisitani pawa itagira. Kagamisitani nawe ari kurwana nuko azabaho. Ubusa aracyafite n'igihe cyo kujya gushimuta aba free thinkers nkatwera. Ibaza ariko ankozeho ukuntu yaba yiteje ibibazo. Yaba yiteje ibibazo byinshi cyane. Ubuse koko n'ibibazo byose afite akeneye kongeraho ikibazo cyitwa gushimuta Louise wacu. Ngandu turakubona cyane, si musoni turakubona cyane. Peace and justice turakubona cyane. Ati ngo inkotanyi bazitumye kuzana impapuro, ntibazitumye kuzana ubumenyi, kiriya gihugu kiyobowe n'injiji. Si byose umuswa yajyaga anatubwira ngo abana ba Kagame muri Amerika ngo biga bafite amadiplome, ariko diplome bafite se baranazikoreye. Hashobora no kubaho abantu bafite diplome ariko batigeze banakorera we. Bamenye rero ko twebwe bene ngofero diplome zacu twarazikoreye kuko nta mafaranga twari dufite yo kwishyura abantu ngo badukorere. Ahubwo uzi ko ari ngewe bishyuraga ngo mbakorere devoir we. Sinzi niba narigeze kubaha icyo giparo. Nari ndi mu ishuri, ndi muri universite mu mwaka wa mbere semester ya mbere, napanitse ndi kuvuga ni aba we universite muri Canada we ngomba gutsinda, singomba gutsindwa n'isomo na rimwe kubera ko amafaranga ni ngewe wiyishyurira, nta gutsindwa. Kandi naho umuntu afata n'imyenda yo kujya mu ishuri, ubu koko nintsindwa narafashe n'umwenda we nta gutsindwa. Ngenda mfite iyo mentalite mvuga ngo nta gutsindwa. Igihembwe cya mbere first travail twakoze ndayikora bya hatari. Rero muri politike ni ibintu byo gusoma no kwandika. Urasoma bakagusaba raporo, donc ugomba gusoma nk'ibitabo ugatanga raporo, yenda ukazajya no kubidefanda. Ndasoma ndandika, reka sinakubwira. Dutanga travail, mu kudusubiza travail nuko mbona ngo nabonye ngo A-. Urumva se mbonye ngo A-, ndababara ndavuga ni A- ni yabaswa kabisa. Buriya ndi umuswa ariko nta wasi utaha nzikosora. Buriya abahanga babonye A+, urumva se na A, abaswa twabonye A-. Mu gihe nyicaye nababaye cyane ngo nabonye A-, mbona umwana twigana ba kavukire binaha abazungu b'abakire aje kundeba arambwira ngo ngo ndashaka ko ujya umfasha gukora devoir, ngo wabonye amanota meza. I was like what? Njyewe no, njye ndi umuswa cyane nabonye A-.
nakugira inama yo kujya gushaka ababonye A+ kubera ko njyewe ndi umuswa cyane nabonye A-. Ati rero wa mwana we ati reka nkubwire, ati ndakubwiye ngo nazengurutse classe yose nta muntu wakurushije amanota, ndashaka ko ari wowe ujya umfasha gukora devoir nzaguhemba. I was like what? Sha nahise mba desu ndavuga nti iri shuri kame mufitemo amanota meza ngo nabonye amanota ya mbere, iri shuri hashobora kuba harimo abaswa, ibi bintu simbyemeye. Ubu se nanjye naje mu ishuri kugira ngo nzigane n'abahanga bazanzamure, none uyu mwana nta n'isoni ngo ni njyewe wabonye amanota ngo nimufashe. Ndambwira oya kabisa, niba ari njyewe wabonye amanota menshi muri rino shuri, iri shuri ni iry'abaswa sindyemeye, iri shuri nzarikwitinda. Ngo no, ngo no, ngo ibiki n'ibiki, ngo mfashe. Anyways, dukomeze. Ngandu, Mandela yarabyishe cyane muri Afurika y'Epfo, ni nayo mpamvu abazungu bamwemera nk'intwari kuko yakavarinze ibyaha byabo, bagahera, hanyuma bakagumana ubukire bwose baracyabufite, ubutaka baracyabufite, abirabura nta bacakara ku butaka bwabo. Uwo muntu se ni gute batamukunda? Bagomba kumukunda, bagomba kumuworshipinga, bagomba kumupraisinga, bagomba kumukorera publicité ku isi yose, kuvuga ko ari we muntu muzima, harimo muntu ufite umutima, yarababariye. Urumva se abakriminali nibo bamupromotinga kubera ko nyine kuri bo ni muri entere zabo zo kumupromotinga, kuko nawe ibaze uraje wibye igihugu, umuntu arakubabariye, ntiwagenda se umuririmba ku isi yose, uriya muntu ni hatari, naramwibye mutwara igihugu cyose arambabarira, ni hatari, arakabaho, abanyafurika bose barakamera nka we, aho tugeze hose tujye tubatwara ubutaka bwabo, batubabarire ye baba we, ibyo nibyo bintu bizima. Bakamukorera publicité ku isi yose, numufate nk'icyitegererezo, role model, nk'uri kuntu uriya Didier arimo avuga ngo Kagame role model. Ubu donc Mandela role model, mujye mubyemera, bajye baza bafata igihugu cyanyu ku ngufu, mubababarire. Role model ni ibintu byiza cyane, ni ubuntu n'ubumuntu. Mandela fake cyane, ibyo bintu ntabwo tugomba kubyemera. Kandi njyewe mbona South Africa izasandara, muranekereza ngo South Africa izasandara, maze kugira opportunity nyinshi zo kujya muri South Africa, ariko nkavuga kiriya gihugu kizasandara. Muranekereza ngo one day. Anyways, Bea ati Winnie Mandela yari acanye ku maso, ariko Mandela yahisemo gukora pacte avec le diable, maze aheba umugore we, nakumiro waraye. Can you imagine? Aheba umugore we sha, bamuha umugore w'undi mu perezida, ariko uriya mugore w'undi mu perezida bahaye Mandela, umugabo we harya we yapfuye ate? Ibaze nk'ubu ngubu dusanze bampatse ibihugu ari bo bishe umugabo we. Muzakore research neza, tubisubiremo byose. Uriya mugore yari umugore bahaye Mandela, yari umugore wa perezida. Ibaze ariko ukarongora umugore wa perezida w'ikindi gihugu we, ibyo bintu mujya munabyumva byanabayeho ra. Mandela yari ekipeye umugore wa perezida w'abandi. Nk'ubu ngubu umugore wa Nkurunziza akarongorwa nande si Rwanda, baba wereka no kwigerana na mutuka muvugamo muyarongowe n'undi muntu uwo ari we wese, n'ukuntu yari afite umugabo mwiza sha, use wava kuri Nkurunziza ukajyayo. Gusa nyine twavuze umugore wa perezida, akavuga se umugore wa perezida we who is that muri kano karere? Urumva se, ibaze umugabo we yarishwe muri circonstances zitazwi neza. Tubizi gute ko abishe umugabo we atari bo banamuhukinze hapo
na Mandela nyuma yo gusabota mariage ye nayo nanone se kugira ngo nyine bahuze abo bantu bari manipulable bombi bari faible. Kuko murabizi neza ko badasupport nyine abanyafurika bari fort. Erega bampatse ibihugu basapotinga abantu bari weak gusa. Peace and Justice ati Mandela yamaze gufungurwa amara amezi 2 muri famiye ya Oppenheimer y'abazungu. Ndabazi sha abo ngabo. Twe ko n'abavuga YouTube batayibloka. Ya ni ibiparo. Siyo mana. Bamwoza ubwenge maze arasohoka avuga ngo peace. Iyo famiye niyo ifite ubukungu bwa South Africa mu maboko yabo. Ndabazi sha. Ese n'uyu muntu murabizi ko n'uyu mukire ngo waguze za Twitter Elon Musk nabo kera iwabo bari aba South African. Niyo mpamvu nawe sinjya mwizera. Kandi nabo bari abantu bari muri biriya bya mine byo ko exploiter ubukire bw'abanyafurika. Yakuze iwabo ari abakire bahebuje kandi barakiriye mu bintu bya mine byo ko exploiter za mine muri Afurika. Hanyuma mukabona ngo umuhungu wabo ngo ni umubillionaire ngo yarakize ngo yaje muri Amerika. But how? Origins zabo. Hanyuma kandi ibyo yakubaka byose ubukire yakubaka bwose akabwubaka muri Amerika ntanabujyane muri South Africa. Nyuma yuko bakoresheje South Africa baba bakire baba bimiliyonera n'ababiliyonera, abana babo bagasohokana ubukire bwabo bakaza muri Amerika bakongera bagakira bakongera baba babiliyonera. Niko nabahe bana bo muri Afrika bo muri Afrique du Sud bageze kuri level ya Elon Musk. Ariko ubukire bwe sese niyabukuye muri South Africa. Dore ni nk'ibyo byose. Nganda ati erega ibyo muri South Africa birasa n'ibya hano mu Rwanda. Ubu ubukungu bwose bumaze kujya mu maboko y'abantu bake cyane. Hano mu Rwanda umuryango umwe abandi ni ugutora ubuvungukira gusa. Abandi bose ni abacakara. Abandi bose u Rwanda rwose ni abahutu ba Kagame. Sinzi n'impamvu hakiriho abantu bita abatutsi muri kiriya gihugu. Nta mututsi b'i Rwanda. Abanyarwanda bose ni abacakara. Abanyarwanda bose ni abahutu ba Kagame. Beya erega aterega abaturage tugiye kugira agaciro kuko tuzajya tubatora ubundi batakora ibyo twabatoreye tukabirukana tugatora abandi. Murebe nk'abariya badamu buzuye mu nteko nshinga amategeko imitako biriya bizahinduka. I would suggest ko u Rwanda rugira paroma ebyiri. In my head muri political system dushobora kugira tugomba kugira paroma ebyiri kugira ngo hanaveho niyo competition hagati y'abagore n'abagabo. Kagira paroma y'abagore, kagira paroma y'abagabo. Bakajya biga ibibazo bimwe noneho bagahura bagiye gutora. Urumva se? Ariko buri paroma ikiga ibibazo. Noneho hejuru y'ibyo ngibyo tukagira na paroma de la jeunesse. Abajene ni ukugarukira ku myaka 40. Urumva se? Ku myaka 40 hakabaho guhera ku myaka 18 abantu bagatangira bakaba impliqué muri politike bakanabyitoza. Urumva se? Guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 40-42. Urumva se? Paroma de la jeunesse nabwo paroma y'abagore paroma y'abagabo. Urumva se? Ibintu byiza kandi bose batorwa. Ureka ibintu bya nonsense byo gusondekwa no guhora abantu badusondeka. Ibyo byatuma generation abantu bazamuka biyantrena muri politike. Urumva se? Abantu bazahera muri paroma de jeunesse ari nabo bazanagaragara bazanavamo n'abarideri bejo bazaba baragaragaye muri paroma de jeunesse. Urumva se? Hakabaho na paroma y'abantu bakuru. Man, peace and justice. Iyo umwirabura atakwa agasingizwa n'aba rutuku abatari mwiza kuri bene wabo. Reba ba Mandela, Kagame, Watara, Bazoum. Can you imagine ko birirwa bavuga ngo basubizeho Bazoum? Turwanye bariya birabura bashaka kwigwizaho imitungo. Twaragambaniwe. Hahora hari abo bantu mbega bo ni bya bindi navuga ngo connection ku Mana. Nta connection ku Mana bagira. Ni aba materialiste. Bari muri materiel gusa. Noneho bakareba ubukire
materiel bakibagirwa ya connection ku Mana bakagurisha bene wabo. Bari ready yo gutanga anything kugira ngo bibonere ubwo bukire materiel. Ni nka byo by'ibi ngibi by'aba bacuranzi nabo bagenda kwifotozanya na Kagamistan. Urumva se? Mwabonye ko twatangiye turi kwamagana kariya gatipe k'aka-Ivoirien kagiye kagiye kwifatanya na Kagamistan. Ni ibintu by'amafaranga ntago bari connected na gato, ni ubukene. Nuko Nicolette Linda ataba ari hano, mwakunze ikiganiro ntimwibagirwe gukora like s'il vous plaît, merci, 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 mukore like, partager tout ça là. Brigitte Uwase, hobe hobe my people, you and I talk show, mwiza na Bea, komera komera cyane Brigitte Uwase. Ngando ati Louise, hano bazanye igipindi cyo kuvuga ngo mu Rwanda hakomeye umuntu umwe gusa, ngo nta kosa agira, ngo nta kumuvugaho uba ukoze icyaha cyo kwicwa, ashyiraho abo ashaka ubundi akabatuka nk'imbeba. Can you imagine? Babimenye ko ibyo bakora byose biri kuri kamera, biri on the record. Generasiyo zizaza z'ejo zizajya zireba ibintu Kagamistan yakoze ziseke zumirwe. Azaba standard mu buzima. Hari ibya bindi bavuga mu Cyongereza ngo no one is useless, ngo you can always be used as an example of what not to be. Urumva se? Ngo mbega ngo ushobora kuzaba urugero rw'ibyo umuntu atagomba gukora mu buzima. Ababyeyi bakajya babwira abana babo bati mwana wanjye ntuzabe nka Kagame. Brigitte Uwase ati namwe bavandimwe mwese mwanga akarengane mugira amahoro. Exactly, amahoro. Bea ati Ngando bateye isesemi walayi, bariya nabo bazishyura amafaranga bafashe kandi ntacyo bakora, barangiza ngo abagore bahawe agaciro. Njya mbona ahubwo bari humilié. Biriya ni ibyo gufata abagore kuko deja oya biriya ni atake ku bagabo. Urabona ukuntu Kagamistan yanga abagabo. Ni umugabo wanga abagabo, ni umugabo uzira abagabo nyabagabo. Urumva se? Noneho kuko azira abagabo nyabagabo agatinya noneho n'abagabo. Urumva se? Akavuga ati reka nshyiremo abagore nibo bazambera abagore bagaceceka gusa. Urumva se? Mwibuke kuri yari umugabo ukubita n'umugore we. Urumva se? Bariya abagore rero noneho akagenda selectiona n'abagore b'ibifobagane. Ntushobora kubonamo umugore muzima hariya. Urumva se? Rero ni faso yuko atinya abagabo, yanga abagabo, azira abagabo nyabagabo, hanyuma akavuga ati reka niyegereza abagore kuko nta n'umugore n'umwe uzagira n'ubugabo bwo kunsharenjinga. Urumva se? Donc ni faso yo kuba entouré par abantu nyine abantu b'ibifobagane gusa. Yarangiza kandi akajya imbere y'abanyarwanda akavuga ngo abanyarwanda ni ibifobagane gusa, kandi ari we ukunda kuba entouré par ibifobagane gusa. Kami ati ubu se tuzakuraho abakozi ko mbona babuze? No, abakozi barahari ariko bashobora no kuba bicecekeye kubera tereri nyine. Urumva se? Niyo mpamvu freedom of speech iba ikenewe mu buzima kugira ngo abakozi beza bagaragare, bidemonstre nyine bigaragaze. Ariko se mu gihugu abantu iyo ugaragaje ubwenge uricwa. Abanyarwanda Kagamistan yanga abanyabwenge, izira abanyabwenge, ugaragaza ubwenge ukicwa. Mwibuke ko bahamagaraga abantu ngo muze mu nama ngo tugiye kubaha akazi, ngo nimutwereke niba muzi gusoma no kwandika. Waba uzi gusoma no kwandika bakakwica kugira ngo bagumene igihugu cy'injiji n'abantu b'ibifobagane gusa. Urumva se? Rero abakozi bazima Imana ibahishe mu mababa yayo. Bashobora kuba bicecekeye, bazagaragara babonye hanze aha ngaha ari safe gusohoka. Hanze aha ngaha ntabwo ari safe. Bea ati ngo bagusohokanye ariko Brigitte Uwase twikomereze.
Yo, ati ngo bana kabisa mujye mujya hose ni freedom kabisa, turi kumwe my people. Yo, NKN, mumunsuhurize cyane, mumunsuhurize cyane, nanze kubaho ntariho. Mumunsuhurize cyane, ndamukunda, nakunze n'akazi yakoze ko kutuzanira amakanzu. Bea ati maturité politique turayifite, waraye on va pas nous arnaquer, nos politiciens doublement mettre le pied sur terre. Ha! Sha kabisa bazajye gusondeka ibifobagane byo muri Kagamistan, ariko twebwe ntago bazadusondeka ngo tubyemere. Hasondekwa abafobaganye rega, abatarafobaganye hells no. Anastase Mukakayumba ati abanyarwanda tube intama imbere ariko inyuma tube intare, kugira ngo abanyepolitike bigize intama kandi ari ibirura batazaturya. Yes. Turi ku rugamba, bya bindi bavuga no muri, bavuga ngo mugomba kugira wisdom nk'iy'inzoka ariko mukagira amahoro nk'inuma. Kubera ko se niba muri ku rugamba muhanganye n'inzoka mugomba kugira wisdom y'inzoka ariko mukagira n'amahoro y'inuma. Turi ku rugamba, nta kwibeshya. Bea ati nashakaga kuvuga uwacu bamusohokanye kuva ejo, waraye ari muri happiness, waraye. Ariko urabona provocation Bea ari kunzanamo, sha reka nicecekere. Ati ngo arashaka ko mbyara deux garçons, ye baba we, oh my goodness. Sha ukomeza urote. Eric Ndoa, reka kumbeshyera. Brigitte Uwase, yo. Oh. My people, turi kumwe rero, kuyavuga siko kuyamara. Mugire weekend nziza, naho utaha buri weekend turi kumwe, tuzajya tuba turi kumwe. Mugire icyumweru cyiza. Ati Bea ati Kagonyora afite digiri mu gucuruza ibimeneka gusa, asavoir amagi n'ubunyobwa. Ati Louise ko mperutse kubona His Excellence yaje kumviriza kuri space ya Patrick Rugabana akunda kumviriza cyane, ntimubizi se ko yahereye muri intelligence. Yo kabisa, deba ntizarangira. Kabisa. Si musoni ati Samora Machel yari opponent cyane wa apartheid, yapfuye nkabyara indege yarimo yagize accident, justement yari avuye mu rugendo aho yahuye na Peter Botto. Curiously yari ari na in touch n'abantu ba Amilcar Cabral wo muri za Guinea Bissau. Samora Machel nawe yaharaniye byinshi, nawe yahanuwe mu ndege. Barangije umugore we bamuhukinga hapo na Mandela. Harimo tena nakwambiye, harimo tena. Bea ariko se Kagonyora kubita Nyiramongi ate koko? Ye ntabwo yanshobora wallahi. Nagakubita judo maze no hasi ngo po. Dore ibingibi niyo mpamvu bariya bagabo biyita abagore batajya bemererwa kujya muri siporo z'abagore. Umugabo ni umugabo sha, umugabo niyo yaba ari Kagame, akantu kangana n'agakino kurushisha, umugabo ashobora kukurusha ingufu nakwambiye. None se justement nubona Nyiramongi uko angana ni gangi, ni mu gangster, afite taye y'abagangster, taye americaine, ariko akagabo kangana gutya kakamu. Yo umugabo ni umugabo sha,
nta gukinisha abagabo, niyo mpamvu nta kujya muri siporo n'abagabo, niyo mpamvu na bariya abagabo biyita abagore tutajya tubyemera, urumva se? Na anko hari ukuntu ari efemine ho gatoya, niyo yakwiyita umugore ntago twapfa tubyemeye. Beati Vandredi turagutegereje. Bon weekend my people, mugire weekend nziza. Ati asante sana Luiz wacu, burya irindazi muri iyi weekend uryoherwe. Yes kabisa, irindazi rigereho. Ndashimira abantu bose banyohereje icyayi na kofi, murakoze cyane kabisa. Amandazi ubutaha ahubwo nzagaruka kuri kamera just nje kubereka amandazi gusa. Bea nomfe my people, mugire weekend nziza. Uwiteka Imana akomeze abane namwe, akomeze abane natwe muri byose my people. Iman.